twebwe rero mu Rwanda abantu bavyumve ahantu bitandukanye y'umwihariko dufite banyamakuru bantu dukoresha social media twakigengesera tutakigengesera dufite icyasha twikoreye kandi itangazamakuru ryagize uruhare runini muri icyo cyasha twikoreye ako kantu nta n'ibindi bintu nirwa mvuga umunyamakuru unyumvishe cyangwa umuntu unyumvishe ahise yumva ikintu ushatse kuvuga ntiriwe mvuga ibintu byinshi hariya ni ahantu buri muntu wese yisanga ushobora kwisanga mu buryo utazi uburyo wagiyeyo murabyumva ni ukuvuga ngo rero niba ukoze inkuru hakaza kubaho ifungwa sibyo uwo muntu agiye guhanwa sibyo ku cyaha yagize gute arimo akurikiranwe cyangwa se arimo kuregwa aburane natsinda atahe societe iraza kuvuga yuko wagambanye uruhande rumwe tumaze kumva nitugende twinjiye muri comment z'ikiganiro mbere na mbere Fridaus akibivuga urebe reactions z'abantu bose baravugaga bati Ndimbati yakoze amakosa hanyuma afunguwe urumva reaction zabaye imaze gukara rega ubwo busesenguzi nta muntu wabwanze ariko ubundi tubanze twibaze umusesenguzi society mufatite ahubwo aho ngaho ubwo niho hari ingingo umuntu asesengura ibyazi aho niho hari ikibazo umuntu usesengura showbiz mu Rwanda gufata umuntu wenda tutanga nk'urugero ko na ingero zinshi zagiye zitangwa nka Jolly uburyo yavuzwemo wowe ubona bigize icyaha cyangwa biba ari ngombwa uko umu public figure nashobora kuvuga kuri social media erega hari abo biri ngombwa. Alright, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi hano kuri Iris TV. Twizera ko mukomeje kugubwa neza, mwese muraho murakomeye, abari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda na hakurya y'inkiko z'u Rwanda muri za diaspora. Tubahe ikaze mudu ibitekerezo bitandukanye, mudu inkunga zitandukanye mu buryo bwari bwo bwose, aho ushobora kutwandikira kuri email yacu hasi no kuduhamagara kuri izo nimero kuri WhatsApp, byose birakunda. Ni jado twishime mu kuyobora ikiganiro umunsi twonye twakiriye Ismael amakuru. Amakuru ni meza ndakomeye cyane. Meze neza. Yeah. Biragaragara. Ubibonye he? Oya burya iyo umuntu ameze neza n'inyuma ku maso tubibona. Oh. Bon, ariko ni system nziza y'abantu bareberaho. Agapimisha ijisho akavuga ngo runaka ameze neza. Umuntu biragoye ko umuntu ashaka kukubona urimo kurira ngo yumve kumeze neza. Yeah, ariko ubonye ari guseka. Abantu barira amarira y'ibyishimo. Ariko umuntu akomenya ari guseka. Ariko umuntu mubonye ari guseka niyo yaba afite ubugome uravuga utaramba barira tu. Ariko ushobora no guseka ubabaye. Sibyo, yeah. Nabyo bibaho. Bibaho cyane. Ariko nta kibazo mfite, meze neza, naramutse neza ndetse niriwe neza, ngiye no kurara neza. Amen. Iyo waraye neza ubwo waraye gute? Iyo waraye neza ubwo byagenze bite? Ni igihe numva nkeneye kuruhuka gusa. Ibyo nagombaga gukora nabishyize ku murongo, nta kibazo na kimwe nsigaranye. Bijya bishoboka ko umuntu arara nta kibazo na kimwe. Yes. Usigaranye ibyesho gusa. Uraplan ukavuga ngo isahi ni iki, isahi ni iki. Wagira amahirwe bikarangira uko wabiteguye. Genda uruhuke ejo uzongere. Yes, ni mwanafunzi mwakunze ndetse bishizo twaraganiriye abantu bakunze n'ikiganiro cyawe baduha n'ibitekerezo bitandukanye. Wambaye neza, bishizo nabwo wambaye neza uyu munsi muri Miss Waraye made in Rwanda, ariko noneho de special ingofero yawe hano bibaza ni inyogosho ni ingofero ifite ukuntu izigafitting umutwe kujya utamenye niba wiyogoshesheje cyangwa se ari ingofero washyizemo. Birababaje kuba nahoze mbibona no mu makomantere. Birababaje kubona ufite umutwe utagira amasoso kugeza ubwo ingofero yinduka umusatsi. Kamwe akagofero kameze nka kamwe kabanazi. Ni nka kamwe ataza kugira umuntu ubyumva akumva yuko muyahitirera inari impare. Ariko bon ni ingofero nyine yanjye kandi by'umwihariko nyine ni imwe mu myambaro nkunda. Ya buriya nkunda ingofero cyane uburyo iyo nyambaye mba numva ameze neza. Cyangwa no kuri umuyisilamu ntabwo ari iyo mpamvu. Ariko izo ngofero ni z'abayisilamu. Nigeria na Congo bambara iki? Nigeria se benshi si abayisilamu aba Nigeria na Cote d'Ivoire. Nigeria menshi ni abayisilamu ariko abona abakristo.
abayisilamu barazambara, abantu bo mu ntuza muri systeme culturelle ya Afrika barazambara bise nyine ubundi ahanini ubundi muri Afrika ingofero bazifataga nk'ibirango by'ibwami. Niyo mpamvu wabonye zaje gukomerezaho buriya n'abarabu, uretse ko abarabu bazifata mu buryo bw'icyubahiro bahereza nyagasani, ariko nyine ni uburyo bwo kwiyubahisha ko ugomba nyine kuba usa neza kubera ko wakeye, wambaye neza, ni wambaye inkweto ukambara ishati ukambara umwenda ambara n'ingofero. Yes. Hanyuma mbwira abantu ko mwanafunzi watubana kenshi mu biganiro cyane cyane byiganjemo ubusesenguzi, nk'umwe mu bantu twahisemo kandi twemera ko afite ibitekerezo byiza bishobora gutuma tuganira tukayikuramo ingingo zimwe na zimwe zadufasha cyangwa se zafasha societe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyane cyane mu bivugwa bizo mbuga nkoranyambaga tubaho, izi social media zacu nibyo twibandaho. Umunsi ku munsi hagenda haba hari inkuru ziba zasohotse, ugasanga abantu ntago bazivuzeho rumwe, ugasanga abantu bafite ukuntu batabyakiriyeho kimwe. Ni nayo mpamvu burya abasesenguzi baba bakeneye cyangwa se abantu bakurikirana na bya hafi showbiz n'imyidagaduro muri rusange. Rero nekereza yuko bizaba ari ibintu by'ingenzi ku bakunzi ba Iris TV. Uyu munsi rero nabwo nk'uko iyo gahunda iteye, dufite ingingo zimwe na zimwe turi buganireho, nakomeje kubona zivugwa cyane kuri izi mbuga zacu, yaba ari zikomeje kuvugwa z'impunyiko, yaba ari izi abanyamakuru bagenzi bacu bagiye bakomozaho, kugira ngo abantu bumve uko tubitekereza n'ubyo tubihuza nk'abantu babikurikiranira hafi. Witeye Arise? Meze neza cyane rwose. Ibyo ngibyo turaje tubikomozeho. Turaza kwibanda cyane ibisohoka mu itangazamakuru n'impamvu bisohoka, ndetse turebe n'icyo itangazamakuru ryakabaye rikora. Yego. Okay. Uyu munsi dufite iki rero? Se no kuri YouTube n'abanyamakuru benshi dukorana akazi nyambikurikirana, ari statement cyangwa se nk'amakuru yasohowe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, agenda akomoza kuri zimwe mu nkuru z'ubusesenguzi zikorwa n'ibitangazamakuru kuri social media, ko nabyo bishobora kuba birimo ingingo zigize icyaha. Ngira ngo ni byaba bikomotse by'umwihariko muri secteur ya cyber law muri RIB. Ibyo bintu wabikurikiranye? Nagikurikiranye ikiganiro, buriya ndumwe mu bantu bakurikira cyane inzego za leta, ko haba harimo amakuru afitiye igihugu akamaro cyane cyane ku baturage. Haba n'umwe mu bantu kandi bakurikirana ibera mu itangazamakuru cyane, kabone ko nanjye ndimo nyine muri icyo gisate cy'itangazamakuru mbonekamo cyane. Bikaba rero ari ibintu nyine umuntu agomba gukurikirana buri makuru yose aje. Abanyarwanda ku ruhande bagomba guhagararaho cyane, bakunda itangazamakuru kubera ko ribereka ibihari byose, ndetse rikabaha n'ubuvugizi. Bakwiye rero kurikunda. Kera abanyamakuru barabatinyaga, yamubona kirukanka, ariko ubu ngubu abanyamakuru abaturage basigaye babona bakabasanga. No kuvuga ko rero itangazamakuru turifata itangazamakuru naryo ni rimwe mu ngeri y'amategeko, naryo burya rigira ubutegetsi cyane. So no kuvuga ko itangazamakuru ubundi no muri mu mapouvoir bakunda kuvuga ngo ni 4e pouvoir, nyuma ya executif, legislatif na judiciaire. Ubundi itangazamakuru igomba kuba 4e pouvoir, kuko rivugira abaturage, rigakorera abaturage, rikaba n'imboni ya rubanda. Bityo rero nkibaza noneho twinjire neza mu kiganiro cy'ibyo tugenda dukora, inkuru tugenda dukora, izivugwa, ibivugwa. Iyo umuntu amaze kugira izina runaka mu gisata runaka akaba yavugwaho, ubifata gute, ubihuza gute? Birakwiye turabihuza nanone n'ibyo amategeko avuga, dubihuze n'ibyagiye bivugwa bibonye kuri za social media, kugira ngo ni ikiganiro kimwe cyagiye hanze cyakozwe mu mugenzi wacu, ariko abariza societe, abariza abavugwa, abariza abakora inkuru. Ngira ngo wagikurikiye, ibyo wumvisemo by'ingenzi ni ibihe? Nagikurikiye, numvise ko hari amategeko yagomba gushyirwa mu bikorwa, kuko urwego rw'ubugenzacyaha rumaze igihe kinini cyane rwigisha ndetse ruhugura ibijyanye n'amategeko n'amabwiriza. Rugakora cyane ku gukebura abanyamakuru n'itangazamakuru ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. None rero bigezaho bya bintu bimaze kuba too much, bimaze kuba byinshi.
ubwo rero ngo igihe kirageze ngo itegeko ubwaryo ryirwanirire. Twarahuguye turigisha itegeko rigiye kwirwanirira. Nuko nguko bimeze. Nabuze mbona abantu benshi bavuga ati bye bye ngo umushu operation fata ku mavuta bahise babihuza, ariko n'izindi nkuru zigiye zitandukanye zimaze iminsi zivugwa bihuye n'inkuru zo mu nkiko zari zimazeho iminsi. Gufata umuntu wenda twitanga nk'urugero ko na ingero zinshi zagiye zitangwa nka Jolly uburyo yavuzwemo, wowe ubona bigize icyaha cyangwa biba ari ngombwa uko umu public figure nashobora kuvuga kuri social media? Erega hari abo biri ngombwa, yego turabyemera. Iyo umuntu yamaze kuva mu isura yo kuguma mu rugo akagera social media, akinjira mu itangazamakuru, akamenyekana, buri muntu wese shaka yamuvugaho, kandi imbuga dukoresha zirabitwemerera. Itangazamakuru no gutangaza amakuru, abazi neza amategeko n'ibigenga abanyamakuru b'umwuga baba barabyize, babizi neza ko hari ibihano biberaho uwakoze inkuru zigamije kuba zabiba urwango cyangwa se zikaba ari za nkuru zishobora kugira ingaruka mbi kuri sosiyete. Haba ku muntu urimo kuvugwa, hari n'inkuru zishobora kubikwa ntizivugwe kubera yuko turimo kurengera sosiyete. Icyo kintu urimo uracyumva aho ngaho? Ndi kucyumva. Iyo niyo mpamvu habaho icyo bita, nubwo haba ari itangazamakuru ritagira umupaka, ariko rigomba kugira umupaka kuko rifite aho rikorera. Bivuze ngo itangazamakuru ritagira umupaka, umuntu ashobora kujya kuri YouTube ni international, icyo akivugira mu Rwanda kikarara mu Bwongereza, sibyo? Ariko aha bivugiye ni hehe? Ni mu Rwanda. Abikubwira abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi, sibyo? Bon, imagine rero niba ari inkuru ishobora kuza ikaba ari ya nkuru iri buze gusenya umuntu runaka wa societe, wa muntu societe ya facing aga fresh, bavuga ati uyu muntu ni umuntu mwiza turamukunda, then aguye muri case, noneho na bya bindi biri hidden byabaye kera zamani bikagaruka imihanda. Sasa biza kurangira societe wa muntu ashobora no kuzagaruka n'igihano cye cyarangira. Ubundi mu buryo bwumvikana iyo bavuze ibihano, mbere y'ibihano habanza amabwiriza no guhugurwa, hagatangwa inyigisho nyine kugira ngo umuntu abyirinde. Ndagira ngo iki kintu tugisesengure neza, tukinjiremo neza. Niyo mpamvu nanjye tukinjiremo neza ukuntu ibintu bimeze. Yego, njyewe ndi kwibaza umuntu iyo ari kuri social media azwi ari public figure, hari uburenganzira abamuvuga bo kuri social media cyane aba influencers cyangwa aba YouTubers, umva ko hari uburenganzira bafite bwo kuba bamuvuga uburyo bumva babishatse, like niba wenda hari amakuru amuziho y'ibintu bitari byiza yakoze kuza akabivuga, cyangwa si byiza kuko bagiye bakora ibyiza abantu barabivuga. Kuba umuntu yazaga kuvuga mu bundi buryo wenda wumva ko wewe bitagushimishije kandi wenda ari uko babitekera ariko abikeka, ubona ari ikibazo? Cyangwa se umuntu iyo bamaze kujya kuba mu influencer bagomba kwakira ibyo avuga byose? Aha ntekereza ko n'urwego rw'ubugenzacyaha ntabwo rwigeze ruvuga iyo ngingo gutyo, ahubwo rwagaragaje ko, urumva ubyumve neza, Mutesi Jolly abantu bamwise umugome kubera ino ntuza ya Prince Kid, sibyo? Kandi sinawe wenyine, ndetse na Murungi Sabe wari urimo kubaza kiriya kibazo, yabazaga ariko wabonye ko abantu bakomeje kuvuga bati yibarizaga. Nawe mu minsi yashize baramwibasiye bati ni umugome kubera case ya Ndimbati. Ariko mbere yuko bajya kuri iyo ntuza nyine kuri iyo kote, ntukuvuga ngo nyine abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange igihari nicyo kivugwa. Ariko ikintu bashatse gukumira ni ikintu kijyanye na fanatisme, sibyo? Si turi abantu. None se niba wemera ko abantu babivuga mu buryo bwa fanatisme, abantu bashobora kukwita ubundi mbere kuba abantu baragufanaga bakwita umuntu mwiza, nyuma ejo bakakwita umugome. Wenda ngenda nabihuza na fanatisme nko kubivuza mu by'ukuri. Ese ni ikibazo
none se ugiye gukorera ubuvugizi umwana w'umukobwa nafashe ku ngufu ukaba umukorera nari naramwirengagije cyangwa wenda tunavugana ariko akabona simwitaho utekereza yuko uwo mwana w'umukobwa icyo gikorwa ubukoze kiba ari imfabusa? Of course si imfabusa. Yes. None se bagushima? Si byo se. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo hari aho nyine tujya gusesengura tukazanamo icyo bita fanatisme. Si byo? Tugiye gusesengura ibintu ariko hakazamo fanatisme. Iyo utangiye ni ukuvuga ngo kuba urwego runaka rwagiye muri case runaka, uyu muntu runaka yakoze ikiganiro, si byo? Even if niyo yabatanze amakuru abifitiye uburenganzira ku giti cye. Ubwo ashobora gufata umwanzuro akavuga aya makuru ndayatanga cyangwa se nyatanga, kuko nta muntu bashyira mu mugozi ngo ngwino utanga amakuru. We ubwe aravuga ati igihe kirageze, ibi bintu ndabyanze. For example, ushobora kuba wanga ihohoterwa, ukaba urwanya ibintu by'ihohoterwa, cyangwa se ukaba sometimes hari igihe twebwe tuba turi abanyamakuru ariko dufite izindi karakteri zacu, sibyo? Twebwe dufite ntuza, dufite indi miterere yacu yihariye, buryo uvuga uti wenda nanga umuntu nabona arenganya umuntu runaka, nanga umuntu nizera ko ntabwo rye nashigikira ko umuntu agirira nabo umwana ibintu nk'ibyo. Bivuze ngo igihe uzaba uri hano kuri kamera hakaza umwana warenganye, utitaye ngo yarenganyijwe nande, wowe uzajya gufesinga ikibazo uzi yuko yarenganyijwe n'undi muntu, nujya kumva wumve avuze wa muntu w'inshuti yawe. So namuvuga rero ufite uburenganzira bwo gusohora ikiganiro cyangwa ntugisohore kubw'amahitamo yawe. None se ikiganiro ubundi umuntu akwiye kugisohora kubw'inyungu ziki? Muri kiganiro gisohotse kuri social media hari inyungu buretse gatoya. Yego. Hari inyungu ugomba kureba. One. Ubureba inyungu zawe nk'uko uri mu kazi kuko kiri bwinjiza, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nk'umuntu uzi ubwenge utekereza kure, ugomba kureba inyungu rusange zaba ukoreye ikiganiro ndetse na societe muri rusange uburyo bubyakira. Hanyuma nyuma ugakora balance. Ese inyungu zanjye bwite ndazirutisha inyungu rusange zabona kuri ikiganiro. Rero niba bishoboka ko ufite inkuru ishobora kuba ifite uburwego runaka yakemurwamo kandi mu buryo bwiza, ubwo ukabalansinga n'inyungu zawe, ugahitamo inyungu zawe, icyo niyo mpamvu usanga abantu rimwe na rimwe bakujudginga sometimes. Nge niko mbitekereza, wowe sinzi uko ubyumva. Niko ubyumva. Wowe ubyumva kandi ku ruhande birumvikana ku ruhande rwawe, ndetse hari n'abandi bantu benshi kimwe cya kabiri babyumva gutyo, sibyo? Ariko twebwe icyo ndi kuvuga, ndi kugaruka kuri izo nkuru. Inkuru yakozwe iza guteza saga mu bantu. Baravugana se kuvuga, barahaguruka, barahagarara, barabamba. Baturiya munyamakuru ni igisambo, n'umujura. Uriya yanze kunkoresha ikiganiro n'uburenganzira bwe, kamera niye na channel niye, we hari ntuzumu, hari umugano ufite. Nyine ni nk'ibyo mubwira n'ingaruka zuko, impamvu n'ingaruka zuko. Nyine we icyo gihe wowe ugira inyungu bwite zawe ariko ukaruzinga inyungu muri society. Ariko no, icyo ugomba kumenya abantu bazi ubwenge. Ibi hano ntabwo biberaho kwica umuntu, ni ukumukebura. Ako kantu sinzi n'abantu bajya bakamenya. Niyo bantu bavuze bati runaka ari irata ariyemera, sometimes kimwe cya kabiri cy'abantu batangira kugenda bagabanya kuri ka kantu babavuzeho. So rero ntabwo twiye kublaminga ngo yakoze inkuru abwira umuntu runaka cyangwa se yakoze inkuru umuntu runaka baramufata. Kuko uriya muntu naramuka agize gute afunzwe, urumva? Hariya muntu z'ubundi muri gereza ni ku ishuri ry'abagabo, buri mugabo wese yafungwa isaha n'isaha. Nta mugabo useka imbohe, nta n'umugabo ukwiye umugabo mugaseka imbohe. Yes, urumva? Hariya ni ahantu buri muntu wese yisanga, ushobora kwisanga mu buryo utazi uburyo wagiyeyo. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo rero niba ukoze inkuru hakaza kubaho ifungwa, sibyo? Uwo muntu agiye guhanwa, sibyo? Ku cyaha yagize gute arimo akurikiranwe cyangwa se arimo kuregwa, aburane, natsinda atahe. Societe iraza kuvuga yuko wagambanye. Uruhande rumwe tumaze kumva, nitugende twinjiye muri comment z'ikiganiro mbere na mbere Fridaus akibivuga, urebe reactions z'abantu bose baravugaga bati Ndimbati yakoze amakosa, hanyuma afunguwe. Urumva? Reaction zabaye imaze gukara,
nibwo abantu batangiye kuvuga bati Sabe uri umugome, binjira no mu mizi batangiye kuvuga ati ukuntu yajyaga guha ibiganiro ni wo mukoreye ibi. Ibyo birumvikana kubivuga, bafite uburenganzira bwo kubivuga kuko bafite impamvu ituma bivugwa. Uregwa yagize gutagiye kubibazwa, intuza aho ikiganiro cyakuwe naho ngaho. Ushobora gusanga Firdaus, nukuvuga ngo icyo babahora umuntu nuko Firdaus abatagiye kuri RIB. Of course, nuvuga ngo ubundi ari ibintu abantu bagomba gutandukanya. Hari inkuru zigenewe ubugenzacyaha, twe abanyamakuru twinjiramo, n'inkuru zigenewe societe muri rusange, tujye tumenya kubitandukanya kuko n'ubundi impact y'ikiganiro iba yarabayeho hariya, sibyo? Ingaruka byatanze ubundi tugiye kureba mu buryo bw'ubugenzacyaha. Ntekereza ko n'ubundi uko Firdaus yarameze nuko akimeze. Ikigiye gukomezwa n'ubundi nuko agiye gukomeza, nuvuga ngo ubuvugizi bwabaye n'ubundi bwabayeho nta kintu bwakemuye. Kuko wenda ikigiye gukomeza kubaho bwaragikemuye iki uburyo bw'amategeko byacyo byakemuye. Ikintu byakemuye ko byarabereye hano on social media, icyo byakemuye ni iki? Ni ukuvuga ngo ntabwo turi bwite kuko ntacyo byakemuye, ahubwo byangije isura wenda y'uruhande rumwe, kuko Ndimbati byanza bikunze yarekuwe kubera ko yaburanye neza agaragaza n'ibimenyetso. N'ubushinjacyaha nabwo bwamushinjaga bugaragaza ibimenyetso. Ibya Ndimbati bigira gute? Biratsinda. Ndimbati arata. None byakemuye iki? Sibyo? Icyo byakemuye ni iki rero? Hari undi, niyo mpamvu societe itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane, buyobora mu buryo buri mental. Hari undi mwana w'umukobwa wari uri hariya wenda ushobora kuba yararengeje iyo myaka y'ubukure, akaba nawe yaravugaga ati kuba byaragenze gutya, ibi bintu biransobanura ko nanjye ushobora kugitanga ikirego ku muntu runaka. Sibyo? Akaza gusubiza ubwenge mu gatekerezo ko byaragenze. Hari undi muntu nawe ushobora kuba yari afite ikibazo cyo kwirukanka mu baminere, ari umuntu mukuru, yabona bigenze kuriya ku muntu amfete w'umusitari, akagenza gake. Nukuvuga ngo ni ikibazo kiba imbere ku karubanda, ndetse kigakemura n'ibibazo bimwe na bimwe ariko mu buryo buri mental. Umuntu utarimo kubyumva neza. Ngere ukuntu mbyanariza, ntumve nabi. Ukuntu ngiye mbyanariza, iyo ndebye resultat y'ikintu, urumva ndabalansinga ingaruka n'inyungu. Riya resultat kira kiganiro, sibyo ko tugiye kutunabivuga twinjire muri kubivuga kanya uko twabikomojeho. Resultat y'ikiganiro yatumye impande zose zigwiza abanzi cyangwa se abantu babafata nabi. Yaba ku ruhande rwa Ndimbati yatakaje abakunzi, ndetse n'abantu umuryango wa Ndimbati muri rusange, yaba umugore we n'abana, bose bisanze muri case ya defamation, cyangwa se nk'aba uhandi bashaka kuba batambuka bikandagira. Icyo ni kimwe. Even ubwe nyuma finally urubanza rurangiye, Firdaus yaratatswe n'uwakoze ikiganiro ataka. Kuvuga ngo resultat kino kiganiro muri rusange uruhande rwose waje gusanga rutakarijwe icyizere. Noneho wareba wenda ku inyungu izo ubutabera n'ubundi usanzwe gukora akazi, imanza nyinshi zirakorwa ntago ari urwa Ndimbati gusa. Amategeko baba yazi, n'uvuga ngo Ndimbati si wo muntu wa mbere ugiye mu bamineri. Abantu benshi bagiye bafatwa bagiye mu bamineri n'iki. Uvuga ngo ingero zose bari nyinshi kandi ngira ngo n'ibiganiro byinshi birakorwa bigira gute by'ubukangurambaga mu kwirinda guhohotera abana, kuko n'ikigero birakabije cyane cyane usanga muri Afrika ni ibintu imibare izamuka. Ngiye niko mbyumva, ariko nawe nk'umusesenguzi ufite uko ubibona. Ngiye mbona ko ku ruhande rw'ubuyobozi biba byaragenze neza, kuko ubuyobozi butanga isomo haba kuwakoze amakosa no kuwayakorewe. Twe nicyo tureba. Bariya abana bakorewe ubwo buvugizi, igikenewe ntabwo igihe kirageze ngo se abo bana nyine bamenye nk'umugabo abazirikane ari hanze, ntiyite ko yafunzwe ko byabaye case ndende, ahubwo igihe kirageze ngo akore niba uko yabonaga nyine. Biriya iyo umuntu yafunzwe abantu ntabwo bajya babimenya, ariko iyo umuntu yafunzwe buriya icyizere cy'ubuzima bw'aha ngaha turi hanze ya gereza kiba kiri kure cyane, kuko abagiye kumara igihe kinini arimo hariya, kandi abarimo hariya atari gukora imirimo yakoraga hano, ari mu gihano.
ibaze rero niba mukubise igihano cy'imyaka 10 igihe kiba kizarangirira. Iyo rero deja niyo umuntu wari wese wavuga uti ndagira uruhare mu ifungwa ry'umuntu runaka, ntabwo ashobora kubura kwatakwa na society n'ihame. Niyo yaba ari mudugudu umujura yibye hariya, sibyo akaza akamufata, niyo bamusaka bagasanga nta kintu afite, we arengera icyuka ari umuyobozi direct agahita deliveringa umuntu uza uwafashe. Ariko abatojya akavuga ati ntabwo byari bikwiye, twagombaga tukicara tukamuganiza tukamugira inama, then tukabona kumujyana mu nzego. So it means ko rero case nkazira ziba zarabayeho ntabwo ziba zarabayeho ngo abantu baze gutukana cyangwa baze guhangana on social media, ahubwo ziba zibayeho kugira ngo bibabere isomo. Bibe isomo abantu bagomba kwigiramo imibereho y'abantu, kuko si ubwa mbere ujya kumva ko runaka yatawe muri yombi, si n'ubwa kabiri umvishe ko umukobwa yatewe inda cyangwa se umuhungu akaba yaramuteye inda akaba atamukurikirana mu buzima busanzwe, si n'ubwa gatatu wumvishe yuko umuntu runaka yatanze amakuru ku kirego runaka umuntu agafatwa akabihanirwa. Rero ikigomba kumenyekana, abantu bagomba kumenya yuko nta mumarayika ubaho, nta muntu w'umumarayika ubaho. Umuntu ni umuntu, aho ava akagera agomba kurangwa na kote ebyiri, negative et positive. Twinjire rero kuri kese yabari kuvugwa muri iyi minsi tugere kuri yo bajori tubihuze n'ibi bya Miss Rwanda tubyinjiramo. Nge ari urugero rwiza byanyeretse muri zino nkuru ziri kuvugwa. Twabahaye platform, iyo umuntu uzuka mu platform ukamuvuga neza ukagaragaza ibikorwa bye byiza, ariko hagira akasobwa gakakora nabi, nifuze koko kavugwa nyine agashaka kugigaragaza nk'umumarayika muri social media. Nk'abanyamakuru b'umwuga cyangwa se abasesenguzi n'icyo bashinzwe, kuba naraje wenda nka mikoro Apotre Mutabaza akavuga Imana, akavuga ibyiza, akavuga iki, abantu bakamukunda, ejo akambura wenda inzu cyangwa se akagira imyenda y'amafaranga, ibyo bizaba ikibazo. Ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Twise tubihuza rero twinjire muri izo cases z'abajori. Ntabwo bikwiye kuba ikibazo, kubera ko nakubwiye ngo umuntu wamaze kuba umustar ntabwo abagitwikira abayitwikuruye. Yes, ni nkuko ubundi mbere ubuzima bye kuntu ngereranya ubuzima bwa gistar na mbere yaho, ni nkuko umuntu aba ari umukobwa ateganya kuzaba umugore, then akaba umugore, cyangwa se umugeni wambaye agatimba bakamutwikurura. N'umustar rero abatwikuruye ari ahagaragara, sibyo? Ibikorwa byiza yakora nkuko ibikorwa byiza yakoze byavuzwe bakabyamamaza, agize n'igikorwa kibi yakora cyakamamazwa. Ariko icyo abantu bagomba kubanza kwibaza mbere yuko baza kuza kureba kuri aba bakobwa ngo babajore bagire, ese koko bafite amakosa? Ese niba bafite amakosa ni ngombwa ko biba too much ko abantu babavugaho bakabatuka, abandi bakabita ibigoryi, abandi bakabita abagome, bakajya muri story za kera bakazizana social media bagakora iminzani? Ese ayo makosa bundi bafite nayahe? None se kuvuga yuko umuntu runaka byagenze gutya havutse kesi yuko yashatse gukora amakosa ya nayi, icyo ni gitangaza. Aba yari we wirengeraga. None se uwerengera kuki udashaka ko babivuga ngo bimenye? Jewe se reka buriya nitujya gukora ubusesenguzi cyangwa kuvuga ngo tugiye gusesengura ibintu runaka byavuzwe on social media cyangwa byavuzwe mu bantu cyangwa byasohotse hehe nahe, tujye tubanza twishyire mu mwanya wabo turimo gusesengura gute. Ubundi tubanze turebe niki cyatumye iyo nkuru isakara bikagenda gutyo. Mwanafu reka tubintu tubihuze. Ujye ubona ama YouTube channels, yego, n'ibindi bitangazamakuru n'ibindi binandika bikorera no hanze, bijya bifata opposite side ku bikorwa bya excellence, kandi barabibona kugeza no kuri level umukuru w'igihugu bwe yavuze ati mubareke. Ese ubu niba mvuga ibi ku kimwe mutamvuga ibyiza ngo bibaganze, uri kumva? Ni ukuvuga ngo we nta gisebo afite, nta n'ikimwaro cyo kumva umuntu ari bumuvuga ibi bitari byo. Ntago yigiza yumva ko ikibazo kubiki
ni umuntu w'abantu ni umuntu wa society yacu. ese buriya abantu baza bakabivugira hano mu Rwanda birashoboka yego donc sinzi ariko ibyo bavuga niyo baraza impamvu atabivugira reka abo bantu tubatumire bazaza no mu Rwanda urumva bakora iyo ntuza yabo uzi impamvu atabivugira hano se nuko ikibazo ni kimwe nuko akenshi usanga ibyo bavuga aba atari byo. Erega hari ikintu nemera hari umurongo ngenderwaho w'itangazamakuru ko ritagira umupaka ariko hari n'itangazamakuru bavuga ngo igihugu kigira uburyo kigenda uburyo itangazamakuru ryacyo rigenda na ahantu henshi si naha mu Rwanda gusa. Itangazamakuru rigomba kugendera ku mirongo mpuzamahanga itangazamakuru y'isi. Twebwe rero mu Rwanda abantu bavyumve ahantu bitandukanye umwihariko dufite banyamakuru bantu dukoresha social media twakigengesera tutakigengesera dufite icyasha twikoreye kandi itangazamakuru ryagize uruhare runini muri icyo cyasha twikoreye. Ako kantu nta n'ibindi bintu nirwa mvuga umunyamakuru unyumvishe cyangwa umuntu unyumvishe ahise mva ikintu ushatse kuvuga ntiriwe mvuga ibintu byinshi. Twebwe mu Rwanda itangazamakuru rituririmba twirirwa twigaraguramo twirukanka hirya no hino. Kera nta na YouTube yari hari radio n'ibindi by'amakuru byandika sibyo. Tuzi icyasha twikoreye itangazamakuru ryashyizemo imbaraga n'umurindi kugira ngo tube tugifite naryo ryashyizemo imbaraga ndetse rifatanya na leta rifatanya n'abandi bantu benshi bakora iyo propaganda. Bivuze ngo rero niba tuzi neza aho hantu iryo tangazamakuru uwo mwobo ryashyizemo abo bantu ntabwo bizoroha ko umuntu azaza ngo avuge ngo njyewe ngo ndaza kuvuga ibi nibi ibyabonye byose bishobora kugira ingaruka mbi kuri societe igihugu kimureba ngo bishoboke. Aho dore ngaha hondi ntawe nsenga nta nongera gute isaha n'isaha uzakora iryo kosa Ismail ibyo bintu tubigendanemo neza. Yego ibyo bintu tubigendanemo neza utandukanye inkuru zivugwa zigamije kwataka societe runaka cyangwa se ubwoko runaka cyangwa se igice runaka n'inkuru zivugwa personally zivugwa ku public figures. Ni nayo mpamvu buriya kugira ngo watake ubwoko runaka cyangwa societe runaka wakwataka umuntu umwe ari we mukuru w'igihugu. Niyo mpamvu akubwira ati njye it's okay bamvuga ibyiza muvuga ibi nako bamvuga ibibi mumvuga ibyiza kuko ndabizi ko mubizi. Bivuze iki rero inkuru utandukanye inkuru zishobora kugira ingaruka muri societe muri rusange n'inkuru zagira ingaruka ku muntu umwe wenyine personally. Buriya rero reka nkubwire ujya kurya cyangwa se umwana utangira kurya atangira nomba bikarangira yasama kamira umwumbati burunguri sibyo. Nta wanze ko liberty baho niko mbitekereza. Nta nuwanze ko abanyamakuru bajya hariya buruvutse urutekereje wese akabyuka agahita akora ikiganiro sibyo. Ariko iyo mpamvu baba bibona benshi batangira gutyo sibyo akora inkuru zisanzwe abastari byagenze gutya finally akazashiduka yatangiye kwinjira muri za nkuru zigize gute zitari ngombwa. Nukuvuga ngo ahera kuri za zindi zoroheje bikazangira afashe iziri hejuru. Influencers kubavugaho nta kibazo kirimo kuvuga ko Mutesi Jolly yakoze projet cyangwa projet yahiye nta kibazo kirimo. Ariko ikibazo kubera icyo urimo kuza kwinsista kari igicucu cyangwa ari ikigoryi ya ni gutushingiye kuki ntaryi wawe ntarari wawe nta nicyo kubaza nta nubwo yigeza gutuka nta nubugome yagukorera. Mwese we kabizi katari igicucu we kucye bimubabaza none uwo muntu kandi azi neza burya aba influencers babayeho. Reka mbigusobanurire neza ntabwo turi buze koroherana Jado urabeshya ntabwo tubuze koroherana. None niba ushaka ko nkuvuga kuri umunyabwenge gusa kandi opposite y'ubwenge nayo ihari uzaze umuntu abasasenguzi b'iyi minsi ntabwo aza ngo yibande kubyiza ufite azayibanda ku ngingo zagiye zikugaragaza weakness yawe sibyo. Nabyo birakukeneye azagaragaza nabyo birakenewe cyane. No kuvuga ngo ikibazo ahubwo abanyarwanda tugifite ntabwo dushaka reka mbaze umuntu azishimira yuko azabagiye nko gukora mariage runaka umuntu akaza ati je uyu runaka umuziki ati je muzi kwishura nyara kuburira how things uwo muntu reaction azagira reka nkubwize ukuri. For example wabanje kunyemerera bwa mbere
niba uri umwinfluencer urumva uzwi kuri social media utwika sibyo utwikuruye reka mbivuge sibyo ari ubutwikuruye uri umusitari n'itegeko bivuze iki uri umuntu wa rubanda niwambara neza tuzabibona nukora projet nziza tuzayibona nubaka inzu tubibone nugura imodoka tubibone ese ejo nukubita umuntu mu kabari kugira udashaka ko tubimenya oya ntababuje kubimenya ejo nugambanira umuntu kugira udashaka ko tubimenya urabyemerewe kubimenya ariko ubyemerewe kubimenya igihe ni ukuvuga ngo ese undi ubugambanyi ni iki reka nkubwire ikintu ubugambanyi ni iki ubugambanyi iyo ni indi topic twafata kuko twese abantu benshi badukurikira bize uburyo ubugambanyi cyari cyo ahubwo ngende gukubaza twinjire muri iyo ngingo yego urashaka ko tumenya projet zawe nziza ariko nukubita umuntu ivide mu kabari ntabwo ushaka ko tubimenya kandi unyine uremwe influencer wemeye kuba umuntu w'abantu cyangwa se umuntu ureberwa n'abantu cyangwa se ureberera sinzi kunabivuga mu influencers ni ba bantu nyine baba bari ubuzima bwabo buri hanze akenshi urashaka kuvugwa ibyiza gusa kandi udakora ibyiza gusa yes kandi abantu batuma twebwe abanyamakuru nitwe dutuma abantu badukurikira bamenya who you are urinde uri muntu ki umeze ute urashaka kuza wowe nkuvuge kuko ari byiza gusa kandi sometimes behind ukora ibi niba ukoze ibi bireka nabyo tubivuge ahubwo abantu babalancing uri we nono bakujudging avuge ati wa muntu koko ni wowe kuki urwanya ku iyo operation ukuvugaho ibi ahubwo ikosa ryabaho no ukuvuga akubeshyera icyo nanjye sinyishyigikiye umva banzu nyumve dutandukana kuvuga ku muntu no kumutuka no kumwibasira ibyo bintu bitandukana byo ubundi sibye ko ibyo murabyemera ariko Jado ntukajye wenda ntiwirengagize iyo umuntu aramutse aje hano iva buravana arwaye sibyo ni amakuru abantu benshi bagiye bakurikira mu biganiro bitandukanye umuntu akavuga ati uri azakira ibintu arwaye buriya ni ibya bitabi by'abahanzi ni ibiki n'ibiki sibyo so nibyo nyine ngo waje kusesengura uwo muntu ariko nta gusesengura asheshereje sibyo deje umuntu ararwaye aramutse akize ntekereza yuko bamaze gukora rero then noneho ageze gutya yitabye Imana sibyo imagine no kuvuga ngo ubundi mu buryo bwiza niba ngiye kuvuga ngo kuri fata ku mavuta cyangwa Jado cyangwa nde reka ndebe ibihari birimo kuvugwa sibyo aba ari byo mvugaho ariko singe gufatana ya mabanga yanjye nawe ngo nyurireho niba wenda tutarakoranye neza tutaravuganye neza nabyo ngo mbifate mbizane kuko yabonye icyuho cyaho bigomba kuvugirwa sibyo unyumve neza buretse gato unyumve neza buretse gato nanjye sinshyigikiye gusesereza ndakumva neza mu busesenguzi sibyo ndakumva neza simbishyigikiye aramusheshereje deja wibaze ukuntu famille reaction sibyo nk'ivuze umuntu nabi urwaye cyangwa umuntu arafunze uraje ukubise hari inkuru umuvuze nabi isaha n'isaha ntabwo mu urukiko ruracyari mu kazi karwo ubugenzacyaha buri mu kazi kabwo wowe uraje uzanye andi makuru asa naho urimo kuyobya abantu nanjye ibyo nibyo nakubwiye ntashyigikiye sibyo nibyo nakubwiye ibyo bintu rero ariko niba bagufungiye itabi for example tuzaba star benshi n'abaraperi hano mu Rwanda n'abapifura byagiye bibabaho uriya umuntu banitabye Imana sinkunda kumuvugaho cyane ku byabaye bitari byiza ariko ubundi niba bagufunze uri bulldog cyangwa pifura bakaba bagufungiye itabi nk'umunyamakuru watoje amakuru kandi nizeye mawe n'inzego zibishinzwe nkaba mbizi kubivugaho nje ntago mbivuga ko ari ikosa kuba navuga ngo pifura yafashwe azira ibiyo by'abagenge ntabwo ari ikosa nyine byo ntabwo navuga ni yarabinywaga tugeze gusanga ahantu byagenze gutya ubwo ibyo ngibyo ni reality none se ikibino kujya kumuvuga ibitari ibyo nanjye ntabwo nabihakanye sibyo wowe rero reka twinjira none tugende tuna pointinga kugira ngo ikiganiro tucyagore ko tunagishakira umurongo ibyo ntabwo nanjye nabihakanye sibyo ntura ko ndi hano sibyo turi kuganira ndamutse mvuye hano nkahura n'umuntu nkamukubita ni ngombwa ko mukora inkuru mukavuga ko nakubise umuntu ntabwo mubeshye sibyo ariko se birakwiye ko umuntu ahita aze ngo gusesengura iyo nkuru yatangajwe sibyo naza kwisesengura
usange yagiye kontre y'inkuru yasohotse. oya Yes, hahita hazamo icyo bita fanatisme, nabikubwiye. tubyumvikane neza ngewe ku rugero kujya ntuza kujya contraire y'inkuru yasohotse ni ibintu byeze gute, sibyo? Inkuru irimo kuvuga ko Ismail Brabra yishe umuntu amwicira hanaha, sibyo? Ibyo birarangiye, inkuru yamaze gutambuka. Uje gusesengura umuntu umukurikiye yizera kuri muntu uje gusesengura ibyo bintu arabizi, abifitiye amakuru, sibyo? Abakeneye kuza kumva ko wenda Ismail mbere yuko uburyo yateguye uwo mugambi nicyo abakeneye kuza gukurikirana. oya Ismail ari muri kwitiranya, ari umusesenguzi ntago ari umucamanza nyine nibyo. wese maze nkubwire gusesengura ni ikirere. Tubanze twumva ijambo gusesengura. Umusesenguzi aba afite balance y'amakuru ku kintu, ariko we agashaka kusa nkaho we mu byumvire ye. Ni mpamvu abantu babafata ibintu nabi. Ashaka kuba afite inkuru ya Jolly na Prince Kid, akavuga ati ngewe ndi kumva ko Prince Kid avuga ibi, Jolly akavuga ibi. Ukubwira yego, umusesenguzi we ashyira inyurabwenge ye mu byo yumvise, akagira uruhande afatiraho ukuri kwe, ariko bitavuze ko ari ukuri ku mucamanza. Ni ukuvuga ngo niba numvise ngo Ismail Mwanafunzi wafunzwe na Ismail yafunzwe azira urumogi, none undi akaza akavuga ati Ismail buriya njye ndamuzi, twarakoranye twariganye, ntabwo ugize afata urumogi n'umunsi n'umwe, ariko nawe ukaba ufite ikintu biziho. Ikintu ukora ni iki? Uraza kuko wowe ubukurikiranira hafi Ismail, niwo ugomba, niwo mpamvu umusesenguzi wo muri showbiz agomba kuba azi showbiz neza, akurikirana ibyo muri showbiz. Wa politique agomba gukurikirana politique, akazi kavuga ati nk'umuntu ukurikirana showbiz neza, ibintu ungenda byumva gutya. Abantu rero niba kumve ko umusesenguzi ari umucamanza ari wo ufata umwanzuro ku ngingo, niyo mpamvu agomba guhabwa umwanya bagasesenguzi bagavuga. Ntabwo ari umucamanza, sibyo? Ahanini nujya kwinjira neza hari amategeko ageraho akavuga ko case zi mu rukiko, sibyo? Zitararangira, itangazamakuru ridafite ntuza yo kuba yajya gukora izo ntuzi za operation, sibyo? Reka nkubwire, aho ngenda umunyamakuru umwuga professionally n'izitangazamakuru, ni ukuvuga ngo itangazamakuru ngo bivuze ngo ni quatrième pouvoir. Niyo habagiye kuba amatora ya perezida, tuvuge perezida kanaka na kanaka, rwose bigaragara ko bageze kuri ya point ya nyuma, bigaragara ko ushobora kuvuga ikintu kigahingamiza amanota ku wundi, umusesenguzi aba yemeye gukora akazi ke. N'urukiko niba rwahatanye urubanza rushyushye ruryoshye, umunyamakuru w'umusesenguzi arasesengura kuko si umucamanza. Yes, none se reka nkubwire, sibyo? Ntabwo turi buze kubyumvikanaho, haraza kuba inkoni turwane kuko nta rega ubwo busesenguzi nta muntu wabwanze. Ariko ubundi tubanze twibaze, umusesenguzi society mufata ite? Ahubwo aho ngaho ubwo niho hari ingingo. Umuntu asesengura asesengura ibyazi, aho niho hari ikibazo. Umuntu usesengura showbiz mu Rwanda, tuvuge niba rifata ku mavuta, ese fata ku mavuta amenyere showbiz yo mu Rwanda koko? If yes, afite uburenganzira bwo kuza gusesengura ibintu bivugwa muri showbiz nk'umusesenguzi ubikurikirana imyaka myinshi. Nje numva ko ari uburenganzira bwe ku giti cyanjye. Muri ethics zitangazamakuru, ese undi abasesenguzi habaho umurongo ngenderwaho bagira cyangwa ikintu runaka bagendaho gituma bitwa abasesenguzi? Of course cyangwa buri muntu wese yabyuka mu gitondo agahitaho umusesenguzi? Oya, abasesenguzi ubundi abasesenguzi bajudgingwa na society. Urumva? Society niba yumva argument zawe, ikumva na background yawe, ikakwemera nk'umusesenguzi, ikanagufata nk'umusesenguzi, ikavuga ati umuntu atanga ibitekerezo byumvikana kandi koko umva ko ibyo avuga bizi. No kuvuga ngo rero ubusesenguzi ubundi buza bufite kote ebyiri, negative positive. Yes, sibyo? Yes, ariko bigamije umwanzuro. Ni ibintu bisa na deba.
ahanini iyo ukurikiye ibiganiro by'abasesenguzi biba ari deba ufasha abasesenguzi batatu kabicaza hano uti tugiye gusesengura itangaza umwe akaza avuga azana kote z'itangazamakuru undi akazana kote rega natwe ibi ni deba turi yes undi akazana kote z'abasesenguzi undi akazana kote ahagarariye nka government bakaza gusesengura biragoye uretse yuko bagera mu hagati ukavuga ati okay reka dutegereze bizava hano dutuze ubundi se ureba ikintu kigoranye ni kimwe nuko aramara gusesengurira societe imare kumwumva fresh then nyuma ni ukuvuga ngo urubanza nirumara kurangira runaka amaze kuburana nabwo ikintu kiri buze gukurikiraho noneho societe bantu nuvuga ngo iyo arimo gusesengura agatanga ibitekerezo abantu nyine barimo kumva ntuzarimo gukoresha ingingo arimo kwibandaho ko zumvikana sibyo then atanze ubusesenguza ati nkurikije uko mbibona runaka ntazavamo azagumamo sibyo mu gitondo aratashye abasesenguzi rega nago ari abanyamategeko nabikubwiye nyine ndabyumva nanjye ndimo kugusubiza nubwo ndi hano ndimo kugusubiza nk'umuntu uri hariya inyuma ya kamera ukurikiye ikiganiro ni ukuvuga ngo abantu bakurikira ibi biganiro we yinjiramo agafata yuko umuntu urimo kuvuga ibyo bintu ari umwanzi w'uwo muntu personally oya uko niko kimwe cya kabiri babifata we ntabwo ari ko byumva ariko hari abantu bari hano reka nkubwize ukuri tugire kugira ngo nabonye scovia yagarutsweho cyane ku busesenguzi yakoze mu rubanza rwa Prince Kid rurimo ba Miss Jolie n'abandi ba Miss yagaruka no kuri cyacu yagaruka no kuri cyacyuma n'ibiki ikintu bura umusesenguzi we ni no mpamvu tumwemera nyine nurugende gutanga niba nkwemeye nk'umusesenguzi wowe nuko mba nemeye ingingo runaka wampaye ko zifatika kuko we najya gusesengura aba yakurikiranye urubanza rwawe nawe yarakurikiranye inkuru zawe zose ahuza ingingo z'ibyavuzwe mu rukiko anahuze n'amakuru afite none hanyuma asesengure nk'umusesenguzi avuga ati ndabona uyu kanaka ari kubaгаmirwa biri kumeze gutya na gutya izo nshingano z'umusesenguzi urakoze cyane Jado kuba izo nshingano uzikomojeho ndagira ngo noneho tugaruke mu ngingo nanone nongere ngaruke ngira ijambo rimwe mvuga kuri ibyo bintu twahangana bukira bugake ariko icyo navuga ni kimwe nongere mbisubiremo ibyo uzi byose ntabwo ari ngombwa ko ubivuga aho ni ibwami ntabwo ari ibwami biterwa na titre yawe uko byagenda kose uwo waba uri we wese mind yawe ibyo uzi byose oya kirega uri umwiru ntabwo ari ubwiru banza unyumve ni ukuvuga ngo deja no kuba ufite ibyo bintu uzi nabwo ni ubwiru bwawe sibyo nese ubwiru bwawe kumara iki banza unyumve impamvu mbivuze gutya nimwe aho ngaho ntabwo mbivuze gutya nimwe nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa no uretse ndakomeza mbigusobanurira ino migani impamvu yagiye icibwa ntabwo ari uko ahanini story zabaga zavuzwe cyangwa ibyakozwe bitabaga bifite reality sibyo byabaga bifite reality ariko iyo ya reality yagiraga ntuza effect ku muntu wagize gute wavuze icyo kintu ntabwo byafatwaga yuko azize ko yavuze ukuri byafatwaga yuko azize iki ntuzaye ndabyumva sibyo tukiri kuri iyo ngingo so rero iki impamvu mvuze gutyo tukiri kuri iyo ngingo reka maze nyivugeho baburetse impamvu mvuze gutyo nimwe sibyo impamvu urwego nka ruriya rw'ubugenzacyaha rwavuze ngo itegeko riraje ryirwanirire biba byatangiye ari ubusesenguzi byageramo hagati hakazamo ibitutsi hakazamo ubuseserezi urimo kumva abasesenguzi nibajya gusesengura nibasesengure neza urumva buretse nibasesengure neza ibyo busesenguzi barimo gusesengura ariko ikintu cyo kuvuga ngo jewe ngiye kwata ku muntu gutya muri kote yo kumutuka
no kumusesereza icyo cyagishyire ku ruhande icyo cyo sinyishyigikiye nawe urashaka ukamusesereza akamutuka oya no sinyishyigikiye uretse gato uvuze ne point nziza reka tunamite nanayigarukaho mu mitekerereze yanjye n'imyumvire yanjye no kuvuga ngo abantu ari ikintu bagomba kumenya iba uri umusesenguzi cyangwa se uri umunyamakuru hari indangagaciro zikwiye kugira zitandukanye n'iz'umuntu usanzwe ari nabyo ngira ngo unyomozeho gato bivuga ngo ibyo uzi byose si ngombwa ngo bivuge iyo uri umusesenguzi mwiza urusha abandi kugira ngo ube umusesenguzi utopinga kimwe n'uko uri umunyamakuru mwiza byose ukamara umunyamakuru mwiza uri umunyamakuru mwiza ni nayo mpamvu mukaye muvuga ngo ya ngingo va ngo sabe ya breakinze ira story ya byandimbati niki hanyuma wenda reka tuse nkaho tubigorora ariko tunabisoza ubundi mu by'ukuri are abantu bagize impungenge cyane cyane kuri social media badukurikira bavuga ati wenda bakundaga za operation bakuru dukuru babwira inkuru za scovia inkuru za fata ku mavuta inkuru za jihadi abose nandi mazina boze mo nagarukaho cyane bibaza ngo ubwo birahagaze bigize gute nibyo bikwiye guhagarara cyangwa ari ubundi buryo bundi bushobora gukoreshwa bwiza mu buryo bwo kubagorora ariko bigagumye kuba byakorwa kuko ubusesenguzi byo nekereza ko professionally ahantu hose buraba ntabwo buzahagarara gukorwa kubera yuko ababukora barahari sibyo naho babukorera harahari sibyo ariko impamvu navuze ngo nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa ntabwo nabivuze mvuga ngo ndimo kuvuga ngo abasesenguzi bareke gusesengura cyangwa mvuga ngo hari umuntu wenda kubagirira nabi ahubwo nabivuze ngamije kubabwira ko imvugo yandagazi uyivuze nubwo turi mu busesenguzi ariko tugaruke ku muco nyarwanda udusaba iki ese ni ngombwa ko ninjya kuvuga inkuru ndibuze kwita umuntu igicucu nkamutuka ngo ni ikigoryi nkamwita umurozi nta muntu yandogeye ibyo umuntu uri hanze unkurikiye umfata nk'ikitegererezo yumva yuko uwo muntu ibintu uri kuvuga nivyo namubona azamufata nk'umurozi amufate nk'umugome ibyo ni sesereza uramututse so niba rero urimo gusesengura ugaragaza ingingo ku yindi ariko ntuze kurengera ngo utuke umuntu cyangwa ukoresha imvugo nyandagazi mu birimo kuvuga kuko nibyo bizakurura kuba wafatwa ugahanwa bitewe n'iki n'amagambo wakoresheje adahwitse atari meza ariko kubivuga byo it's fine itangazamakuru kuza ugatangaza inkuru pfa kuba ihari ifite fact ukaba ufitiye uburenganzira urumva hani nicyo kintu byaziye kuko kugira ngo hazeho kuba abanyamakuru bavuga ngo hari uburenganzira bagomba kuba bafite nibyo bagomba kuba bakora byemewe bafite amakarita baranga bafite ibiki n'ibiki ibyo impamvu byaje nuko ubu ngubu tugeze mu gihe cyaho imbuga nkoranyambaga ziri gukura buri munsi kandi ku buryo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo agashinga igitangazamakuru akarara yujuje abantu yifuza benshi bityo rero baravuga bati reka duharanire icyo ntuza professionalism abanyamakuru b'umwuga bakora ikinyamwuga ndetse n'abandi bataraho umwuga bizatuma haranira kuba abanyamwuga nibaza kwinjiramo bizatuma bamenya ngo urugaga rw'abanyamakuru ufite abanyamakuru bangana gutya iyi nkuru yakozwe yakorewe ahanaha uwavuze ibihwitse n'uyu wavuze ibidahwitse nabeshya inkuru babe bamenya n'ukuntu bamubaza umuntu ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ati Jado yakoze ubukwe kandi Jado nta bukwe yakoze agafata inkuru akavuga ati Jado none aka kanya twagiye tubibona kuri Facebook na Jado aka kanya mutabare arapfuye akoze impanuka arapfuye iyo nkuru nk'iyo ngiyo abantu bakayifata wa muntu kubera kayivuze ari umuntu kwikirwa n'abantu benshi abantu bumva ko ari byo ejo Jado yatambuka akavuga ati se uyu nguyu ntibavuze ko yapfuye aha ni nicyo kintu cya mbona urwego rw'ubugenzacyaha rwahagurukiye nicyaha nini cyane cyajemo aho ngaho mu bintu bijyanye n'itangazamakuru exactly wenda tugimo tugana no ku musozo nanjye nibyo nahoze mvuga kare sinshyigikiye isesengura risesereza cyangwa se risebanya no uvuga ngo niba nje gusesengura dusesengura ingingo ku yindi kuko uvuga it's okay ariko nkuvuge mu buryo buri polite mvuge ngo ukanaka yakoze ibingibi ntibyari byiza yarakwiye kugenza gutya nk'umusesenguzi urumva ni kanaka n'umutindi n'umugome ibyo niyo bimwe ko nako byacika kuri social media zacu ndetse n'abadukurikira mu by'ukuri bumve ko ubusesenguzi bwa kanaka ntabwo buhagaze ahubwo hagaze bwa busesere kwa gusesereza na kwa gusebanya ngira ngo nizo ngingo cyane cyane
twarimo tugarukaho twarimo tunanzuraho zo kuba RIB yagarutse by'umwihariko sector ya cyber crimes ngira ngo niho bakreminze ko ibyo bintu bishobora kuba ari ikibazo ibyo ari byose ngiye ku giti cyanjye nawe nk'umusesenguzi ubikurikiranira hafi ndi kumva ari wo mwanzuro hari twasoreza umwanzuro muzima n'uwo nguwo abasesenguzi nibasesengure ibintu bashyiramo no gukora ibintu bisobanutse bitari buze kuzamo kuba wasebanya cyane cyangwa ngo uze kugara nukuvuga ngo hari icyo bita amarangamutima n'ivyo hari igihe ushobora kuba uri mu kiganiro akakuganza uburakari bukazamuka bitewe wenda n'uburyo ki ubwo busesenguzi urimo kubukoramo n'urimo kukubaza n'urimo gusubiza ariko nibagerageze bagaruke mu ntuza muri reality y'abasesenguzi ntusesengura uwo muri gusesengura nakakuganza umubwira nabi cyangwa ngo wumve yuko ugomba guhita utangira ugatukana kugira ngo ugaragaze yuko ibyo uri kuvuga ufite igihamya no ahubwo ko ubusesenguzi bwawe neza ubaze ibibazo usubize ibindi ariko ntutuke umuntu w'abandi ntusesereze umuntu w'abandi bari abantu bafite imiryango bakomokamo iyo umusesereje ubusesereje n'abantu bamukunda muri rusange icyo kibazo hanini kibimo kuvuka muri society yes ubutaha tuzasesengura kuki ubutaha hari ibintu byinshi birimo kuvugwa muri Ukraine n'Uburusiya bisa naho social media zahuye n'izindi nkuru bisa naho biceceka ariko igiye mu bitangazamakuru nka za CNN za Al Jazeera byo muri Ukraine n'Uburusiya za Korea y'Amajyepfo ibiki byose ibyo tuzagarukaho tuzagaruka tukaganira tukareba inyungu leta z'ubumwe za Amerika ishobora kubifite mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine n'inyungu Uburusiya bufite muri iriya ntambara ndetse na Ukraine impamvu itava kwizima ku munsi w'ejo nahoze mbona ni hari kuwa mbere barashe ibisasu bigera muri 70 40 bifatwa n'ubwirinzi 70 barashe ariko birarenga ni ibisasu byarashwe mu mijyi myinshi byo kwihimura biriya biya bihari nibyo tuba twabonye hari ibindi biba bitagiye kwitangaza amakuru yes ariko rero naje no gusanga abantu nibaga umutima ngira usko ari gihe bavuga ngo Ukraine ngo bayirashe ibisasu ngagira ngo yafashwe yose ariko ndebye nk'ibitangazamakuru byinshi naboze ndebe ejo imirimo irakorwa abantu muri Kiev mu murwa mukuru baragenda bakora akazi bisanzwe barahahirana itangazamakuru rimeze abafaransa baza kwisonga mu kintu bita makabya nkuru ku buryo ashobora kuvuga yuko Olivier Giroud kuba yavunitse biri kuvugwa yuko ashobora kuba yarwaye umutima cyangwa arwaye indi ndwara ituma atazagaruka mu kibuga ku buryo umufana we ahita yiheba akavuga ati birarangiye wa mupira nakundaga biranze nk'ubwo mu minsi ishize Cristiano Ronaldo yari umuntu urimo wandikwagaho cyane ko yavete yasubiye inyuma agiye namanike arekere gukina byaranze ariko ejo bundi atsinze igitego cya 700 isi yose yaratitiye urimo kumva bivuze ngo rero yavuga ati wa mugabo aracyari ibikorwa byo birakorwa ariko hari aho bashyiramo amakabya nkuru bitewe n'inyungu bafite muri za nkuru iyo ni politiki itangazamakuru yo murengerazuba bw'isi gusa tuzabigarukaho cyane ubutaha kuri Ukraine intambara igeze ahashyushye ndetse biranugwanurwa ko ashobora kuba zaterwa ibitwaro kirimbuzo minsi iri imbere ese byazagira ingaruka ku isi ikibazo twebwe baramutse babiteye ntago byabara kugira ingaruka ku isi kubera ko byonyine n'ihagarara rya bimwe mu bicuruzwa ryagize ingaruka ku isi rero bisobanuye ko ubu nk'abantu bari muri leta z'ubumwe za Amerika imishahara imiratinzwa cyane izo ni zimwe mu ngaruka ziriya ntambara abantu bize medicine babonye akazi gakomeye waba umuntu urumva umuntu wize medicine ashobora kuba yari nko mu Bwongereza cyangwa yari itabajwe muri Ukraine ibyo byose ni ingaruka z'intambara noneho ushobora gusanga nk'igisasu bakirashe ikibazo twajyana uko cyangwa Senegal cyangwa kikagwa mari wacu ariko baramutse barwaniye hariya bagahanganira hariya bantu bakatureka nta kibazo ariko ikibazo usanga Senegal niyo iroburije gutanga abasirikare ngo bajye kurwana ugasanga rero bishobora kugira ingaruka kuri Afrika kuko urumva twebwe ikibazo abanyafrika turabagenerwa bikorwa kurusha ko twikorera niyo mpamvu rero binatewe ingaruka za mbere ngeze kuko ingaruka za mbere zifungirwa ferinaha ni byinshi tuzaganira reka ngushimire cyane ku kiganiro cy'uyu munsi aribyo twagiye tuganiraho wenda byafashije abantu cyangwa se n'ibitekerezo cyane duhana mu buryo bw'ubusesenguzi abantu batwandikire ibitekerezo byabo ukuntu bumva ese ubusesenguzi
bwo mu Rwanda mu social media bari kububona gute batubwire amakosa arimo nayahe batubwire barumva bo byagenda gute ko tubona ese bishobora kuba kuzamo ingaruka z'uko abakoze bwa busesenguzi ashobora kuba havamo ingaruka zo kuba bakurikiranwa bitewe n'ibintu bitandukanye bavuze ese mwe murabona byagenda gute nkamwe nk'abagenerwa bikorwa ari mwebwe mukurikira inkuru zacu buri munsi murabona ari iki cyakorwa hahinduka iki kugira ngo nibura ubwo bworoherane bubeho ba bantu tubagumane n'ubundi baduhereza ubusesenguzi ndetse n'abanyamakuru bakomeze gukora imirimo yabo uko bigomba kandi byose bibe ibintu byubaka societe nyarwanda muri rusange nuko bimeze mukomeze mudukurikire ni Iris TV yoyowe ikiganiro nisha do twishime Ismael niwe watuganirije mu buryo namwopozaga cyane ariko kumwopoza nagaruko ari byo ngamije ahubwo no kugira ngo duhane ibitekerezo byakubaka wese ku ruhande ahagazemo ushobora gukanda subscribe hasi kugira ngo winjire mu bantu badukurikira mu buryo burambye hanyuma Ismael we turi kumwe by'igihe kinini mu nkuru zitandukanye dushimire Miri wadufashije ku mashusho ari meza cyangwa se atari meza bitewe n'uyabona ubwo biterwa n'urushimo bazaka kubaza ari umuntu ushobora kwera avuga ati umuntu ibintu yafashe ntibiki bitewe na professionalism afite mu kamera ariko mwese turabashimiye cyane nawe ndagushimiye cyane ciao ciao